mwongeye kwirirwa nshuti bakunze ba pare na marene mumeze neza nk'uko mubibona rero uyu munsi twagaruye umutumirwa wacu cyangwa se amaze kuba inshuti umuvandimwe wa benshi, akaba ari Muvunyi cyangwa Kanyonjo, ariko Kanyonjo umeze ute? twari turaho mu buzima busanzwe. Ariko nabonye ufite abafana ibiganiro byawe sirito kuri TikTok. Munyerukiye no kuri TikTok ya Pare na Marene, ufite abafana kabisa, ibiganiro byawe barabikunze, ni nayo mpamvu duhisemo ngo tukugarure. Ntabwo twaciyemo mu bice ubuhamya bwawe, ariko ntabwo twaburangije neza. Duherukana uri kutubwira uti nagiye Kimisagara ntangira gucuruza, ntabwo watubwiye suite wacuruje ute, byagenze gute, noneho eske yaba zakuru cyangwa se ba bantu mwakoranaga ubujura cyangwa bari bakuzeho ubujura wagiye bo ubiyambura gute buhoro buhoro mpaka ubaye umuntu muzima. Kimwe nuko n'abantu bavuga ati umuntu ntakira, nta muntu uhinduka. Turagira ngo noneho ukomerezeho ubaho ubuhamya bwawe noneho bwimbitse. Baravuga bati ntabwo yaduhaye, yatubwiye. Ese muri ubwo bujura ni izihe ngorane zimbi zikomeye yahuriyemo? Wakomeza noneho saa tuguhaye kaze kuri Pare na Marene TV. Mwakoze kunyakira kwa Pare na Marene. Mu buzima busanzwe uko nageze ku Kimisagara mu nkweto, ni umuntu w'umushuti wanjye kurya. Oya, si wowe wahera ubaye hari nubwo watubwira uti hari ibindi ntababwiye, ubaye hari izindi scenario wumva waciyemo muri kiriya gihe wabwira abantu ku buryo abari inyuma yawe nabo bakuramo isomo, nabyo nta kibazo. Uyu munsi niyo mpamvu twakugaruye. Icyiza se ikibi muri byo naba narakuyemo? Cyiza se buriya mu kwiba abanyarwanda kirimo we ariko byose nta kibazo. Nta cyiza kiba kirimo, ariko buriya, ariko iyo waramutse wibye ukaramuka, icyiza nakuyemo ni uko narakuyemo ubuzima bwanjye. Nicyo cyiza naba narakuyemo, aba nanabishimira n'Imana buriya ko muri rusange iyo ukora ikibi haba harimo risike nyinshi cyane zo kuba wakwitaba Imana, ariko kuva narabiretse iyo risike itangezeho akuramo risike nziza ahubwo yo kuba nakwiba amahoro, areka no gukora ibya rubanda. Nicyo cyiza naba narakuyemo. ubwo noneho wakomeza ukatubwira. Abantu bari kuvuga ati se urebye, ariko tuzabizaho, tuzafata umwanya wo kugira ngo ubahe ibisubizo n'iki. Noneho wababwira uburyo ki wavuyemo n'ukuntu waje kuba umugabo ugatunga famiye. Numva wakomereza aho ngaho. Nyuma fande duheruka fande amaze kugwa 120. Icyo gihe bakimara kumpa 120 ahise mura n'umusore n'umupapa umwe wacuruzaga inkweto, barambwiye se ko mbona hari ibyo umaze guhindukaho, waza nanjye nkashyiramo inkunga yanjye nkakwereka inzira nyayo wakomerezaho ukareba yuko warukora neza ubuzima bwawe. Ubwira ni nta kibazo grand frère, turagenda turangura inkweto ndacuruza, ariko sinabanje kubyihanganira. Nagiye mu muhanda rimwe, icyo gihe habagaho roko defense. Ko defense ubwo ziba ziranyambuye. Watangira umuzunguzayi? Yego. Bamaze kunyambura ndavuga ngo reka nigendere. Bwa kabiri baranyambura, ndavuga ngo nta kibazo. None kuva bigenze kurya kugira ngo nzarwane n'aba bagabo ubundi twarwanaga n'ibyo abaturage, none ngewe nzarwane nabo ku muzigo wanjye. Ubwa mbere araza ndabubwira se ko twarwanaga n'ibyo abaturage mukanjyana mukangeza kuri burigade, ubu ngubu ubwo muri kumfata mu nziza n'ibyanjye nashoyemo n'amafaranga. Ndukwigira ubuzima.
ntabwo yapfuye kubyumva ariko mu minsi mike yari amajije kubyumva kubwo nanjye nari maze kuba ndi kare mvuga ngo ahubwo aho kugira ngo noneho azanjyane nzira ibyo nashoyemo amafaranga yanjye ahubwo azanjyana namukomaguye washakaga kwigira safari kuko nanjye kuko numvaga n'ubundi nta cyiza anyifuriza ahubwo we numvaga anyifuriza kuguma muri ya nzira nari ndi kugenda mvamo inkweto ndacuruza biranamira maze kumira nkuramo umuryango. ubwo icyo gihe waje wabayeho mu nkweto uza guteretana wahuye n'umugore wawe gute byagenze gute ese we ntabwo yumvaga ibyo bicanige by'uko wari umujura ruharwa akavuga ati uwo muntu ntabwo twabana nabyo buriya mu buzima ikintu cya mbere ni umutima. ye narabonye mbona ndamukunze teretana iby'iminsi mikeya teretana iby'iminsi mikeya wumve ngo twari tunaturanye mu gipangu kimwe uri yakumenye warabanyanye narahindutse tukazatubana bisanzwe mu gipangu mu buzima busanzwe nyuma turaza nza kwicarana nawe ndamubwira se ubungubu uje tukaba umwe byakoroha ntacyo ndi kubona nawe nta kibazo n'iki n'iki biza kurangira twabanye nuko byagenze. aha umaze kuzana umugore noneho rero mu rushako umaze kuzana umugore urushako warubonye utekanyeho urushako rw'iki gihe urushako rw'iki gihe ni isaha iyo wahuye n'umuntu mugahuza murubaka ariko nanone muri iki gihe basigaye birebera ngo ku ikofi basigaye birebera ku ikofi iyo nta kofi mu bantu by'igihe gito ubundi akagutera uw'inyuma cyane. mu challenge wamaze kuboneramo mu rugo ukihagera hari abantu bavuga ati mu rugo ari byaye byose hagenda abagabo ntihagenda umugabo ni ibikorwa by'umugabo kumuka gufata wa muntu wari umujura yibonera miliyoni 3 azinywa zinywera gutangira gusevingira urugo gutera inda kitangira kwitegura kubyara kitegura kurera kuba responsable n'ibyo wari uvuyemo byarakoroheye byaranyohereye cyane byaranyoreye cyo gihe ndi kumva ibintu byose nari maze kubishyira ku ruhande byanshyira mu zindi nzira z'ubuyobe nari maze kubishyira ku ruhande gisigara ukwita ku muryango ngiye kunguka. ubu uri papa w'abana bangahe nimba atari ibanga? Atari ibanga ubu ngubu ndi papa w'abana 3 ariko mbana n'umwana umwe. kubera iki se kandi cyagenze gute? ni kuba mama batandukanye. ni kuba mama batandukanye. wa wundi mwashakanye se niwe mu kibana? nawe yabonye ikofi maje kugenda turarekana ubu ndi kumwe n'umwana gusa. ubu uri kumwe n'umwana gusa? abandi bana bite byabo banyina? abandi bari kwa mama wabo kwa ba munyina. nuvuga ngo ni abana 3 ku bagore 3. ya mafaranga ibyo byose bikoreshwaga na ya mafaranga ibyo ari byo byose byahe byose abikora ari ya mafaranga ahubwo kwa kugera ahantu ukavuga reka maruhukire waruhuka nyine wamara nk'ukwezi amezi 3 nuko ya nayo ni iyindi story aho ntabwo nayo ni iyindi story ntarinzi budana n'inzi ko nyuma nzi kubana n'umutambukanye kumbe yaraje agufasha kuyakegeta ashize aravuga ati kwisha manene. umwana ubu arangana gute? umwana afite imyaka 11 uwo mu bana. great. nuvuga ngo kwita ku mwana noneho dusangiza ubuzima bw'umubyeyi urera umwana wenyine igihe umwana biragoye biba bimeze biti? biragoranye nabwo buriya nuko musiga mu bavandimwe kwa grand frère
ariko kuvuga ngo warera umwana uri umubyeyi umwe biba bigoranye. noneho no muri iki gihe kuzabona icyarya, kuzishyura inzu, siturasiyo ndende. ishuri kutarishyiraho, ishuri byo biba birengeranye, biba birenze, biba birenze rwose. uteganya kuzashaka undi cyangwa? Oya, nahise mbivamo kuko nabonye yuko ni ikibazo natashobora no gusubiza. Ni ikihe kintu cyatumye ni ikihe abagore baba nihe shusho abagore ikintu bagukoreye wumva warazinutswe icyo ni ikibazo kugira ngo nzagisubize. ibyo ngibyo tube tubyibaza. ese kanyo ko bavuga ngo nimba hari igihe bavuga ngo natwe tujye dusubiza amaso inyuma. nimba umugore wa mbere biranze, uwa kabiri biranze, uwa gatatu biranze, nta ruhare wowe ubifitemo? nta ruhare narwo, ahubwo ni ba bandi baba batanyurwa n'utwo dukeya babona. yego, kugira ngo umugore agusubize muri za ngeso uba waravuyemo. ni nacyo kibazo nari ngiye kukubaza. murabanye bageze aho urumva bageze aho bakubaza ibihenze, ibyo bita bintu bya beyikani, bageze aho bakubaza ibintu bya beyikani, utakibifite warakuyemo akaye karenge, nta na rimwe agatima kageze kavata ariko se ubundi wasubira gusetsa radiyo namini gusetsa imodoka nkaza nkashimisha umugore wanjye? uwo mutima ntabwo nigeze nkugira. buriya no mu buzima busanzwe iyo nanze ikintu mba nyanze, ntabwo nasubira inyuma ngo ngiye kukijyamo ngo nyikore. wapi ntabwo byanshobokera. ni ukuvuga ngo mu myaka yose wagize, hari umuntu akubitwa na crise, hari abo twajyaga tuganira cyangwa twajyaga tubona, umuntu akavuga ati ngewe ndetse ubujura ni urugero. yego pe agakizwa akagenda akanabatizwa, ukabata umuntu yarakijijwe, ariko ejo mukajya mukabona bamaze se byagenze gute? ati rwose byanze, mbona nta yindi choice mfite, nanjye ndavuga ni buraye mbisubiremo. yego abantu ntabwo bateye kimwe, ariko uko niyizineye icyo nanze mba nanze, ntabwo nasubira inyuma ngo ngiye kugikora. aho ngaho rero abakunzi ba Pari na Marina aho ngaho barimo barabyumva. urugendo rwawe mu buzima urabyumva ko umwana muto yangana wowe uwo cyangwa uwo ngumbana nawe? abandi ni bakuru cyane 17. abahungu abakobwa bose cyangwa? abakobwa ni babiri, umuhungu niwe mbana nawe. abana baragusura, urabasura, muraganira kuri telefone na ba nyina? kubera rimwe na rimwe mba nzina mu makaritsiye batuyemo, ngendagenda nkamuhamagara ndi gufata nk'agacupa ku ruhande ahantu, akaza tukaganira. ko simba nshaka no guhuza na ba nyina amaso. buriya ko ngiye guhuza n'abamaso niho za santima zituruka, ukabona turongeye turacakiranye. kandi ibyo bintu muri ngiye simba mbishaka. umwana aza ku ruhande tukaganira, mwumva igitekerezo afite, icyo mfite tukaba twakigabanira aho ngaho, akagenda yagihanyina nawe yakibikaho. hari ikintu ujya usaba ugerageza kubafasha nka mutiwere iki by'ibanze? yego wumva yuko ugerageza ariko biragoranye. biragoranye ku myaka yawe itari myinshi itari na mikeya, igihe usigaje, umuntu wabanye n'umugore, umugore akamushyuriza utuzi dushyushye, akamutekera akaboga, akamutunganyiriza, ubu ngubu ukaba usigaye wituma ikigo ukituma kurahura cyane rwose. wumva bizavamo koko? bizavamo kuko imyaka ishize aba ari myinshi cyane. niyo mpamvu. umaze imyaka ingahe utabana n'umugore? maze imyaka 10. umwana afite 11, yamugusigiye ufite umwe se? banamumukuye wamajije kwigira hejuru, kuko ntabwo ari gufata umwana yarageza na ya myaka kuba
we ubundi umwana mu mategeko aba agomba kwihitiramo agomba kuba yaba n'aba abona respect na security nuba mwaraganiriye umwana aravuga ati kugira mbe kwa mama ndaba kwa papa nuko ni we ntago naganiriye na nyina yewe umwana nabonye nsanga aho nari wenda reka da yaravuze ati hariya ntabwo biri kuvamo reka niyizi sangire papa byange wenda ndi kwa birumvikana rero yuko ukana rwose umwana wawe komeza rero umuhindero za kibyeyi umenye yuko umubere se umubere na nyina umubere byose waricunguye ejo azagucungura mu minsi iri imbere cyane rwose ndumva rero ku bantu bashaka kumenya suite yawe uko waje gucuruza ese wacuruje inkweto gusa nta bindi wagerageje ni inkweto gusa nagerageje imyenda mbona atari byo byanjye ibyo nari ndimo n'ubu ngubu uko ari akantu gato kabura ibishoro bibonetse n'ubundi inkweto njye nazisubiramo ibyo nabonye nashobora kuba najyamo inshuti rero wabakora na marene ngo barimo baratwumva hari abantu bagifite umutima ufasha umutima utabara turaza gushyiraho nimero hariya wumva hari icyo yafasha Kanyonjo kugira ngo yongere asubire mu buzima busanzwe ko tubwiye yuko covid ariyo yamukubise hasi byaguma mu rugo ubucuruzi yayikoreraga buranga ariko ubu ngubu nyine aba ariho ashakisha akoresha ingufu kugira ngo yitunge ndetse atunge na famiye ye ari aba bana be uwo babana ndetse n'abo batabana bose bagomba gufasha hagize mutima Imana yakoreramo rwose yavuga ati Kanyonjo ubaye ucuruza n'inkweto urumva n'umuntu ubimenyereye ukaba ushaka umuntu umenyereye ibintu by'inkweto yaza akagufasha kandi mugakorana cyane rwose so rero ku bijyanye n'icyo ngicyo ndumva kireka nimba rumva mu nyuma yo mu rugendo rwawe hari ikindi kugira ngo tuze gufata umwanya wo kugira ngo tuzasubize ibibazo abantu bakubajije kireka nimba wumva wowe hari ikindi ahubwo twabanza tugasubiza ibibazo babajije story zo ni ndende mu myaka nka 20 mu myaka nka 20 nakoze mu busambo ubujura ubusambo n'ubujura rega byose ni kimwe ahubwo se ko abajura ko bari ubwoko bubiri cyangwa ako bari ubwoko bwinshi ni bwinshi hariho ubugegera hariho ubujura hariho mbese ni bwinshi bano bakoresha hari abari guhamagara kuri za telefone ngo turashaka kugira ngo tukuzamurire inguzanyo yawe muri mokashi bariya bona n'ubujura bwo mu mutwe niko nabyita ubundi umujura ni wa wundi ugusanga mu nzu ariko abandi bose ni ubugegera cyane ntabwo umuntu yagukora mu mufuka ngo ni umujura n'ingegera iriya aba ari ingegera buriya umujura n'umwe ugusanga mu nzu akaba yanakwica wigeze ukora ubwo gusanga abantu icyo kintu nta n'ubwo umutima wanjye wigeze ntabwo wigeze umena inzu muri wowe bya bindi ngo ndagiye ngo ngeze muri karitsiye ngo nsanze umwenda wanitse hariya cyangwa ngo nsanze inkweto yanitse hariya wowe wari classe no kureba hari ipinda hari ikintu cy'agaciro no kuvuga nka mashini computer yari ifite agaciro ntabwo sinayitekereza ahubwo nari ndi mu rwego ntabwo nakuya classe ya mbere ubwo nari ndi mu rwego rw'ubugegera ubundi urebye iyo wamenaga imodoka ugiye gushakamo radiyo ugasangamo mashine wayisigagamo kandi ariyo mafaranga narengize ngo wayisigagamo iyo mafaranga wabaga ubonye wabona mashini wabona telefone ugatwara telefone wabona mashini ukayisiga
birumvikana yuko utayisigara Ntabwo yagize ngo wari wayisiga. umwana mwiza bigezaho Ntabwo. ugenda wishakira ifaranga gusa icyo gihe ntabwo kumbe washakaga bifite agaciro nuvuga ngo icyo utakoze ni ukumena inzu intego ariko undi muzigo yawusanga rwose cyane rwose ariko wari umusipesiyaliste mu kwiba imodoka cyane cyane ubu ngubu mu mujyi ari ukuntu uvamo wifite stress ukibagirwa ukaborokiramo urufunguzo ibyo ngibyo waza ukandeba nkanabigufashamo buriya nkayigufungura ukamufungura abantu baba batarimo imfunguzo bajya bakureba bajya bakugeraho rimwe na rimwe bajya baza uko natayemo uko nasize agakona na stress nari mfitemo ngo nibagirwe tibambwiye yuko wamfasha kuyifungura yego bigutwara amasegonda angahe kugira ngo ube wifunguye terwa n'imodoka iyo ariyo ariko imodoka iyo ariyo yose ubundi iraborokoka yose aho iva ikagera iraborokoka abasore b'umujyi rwose ntaribi nabyo ntabwo urumva ni ubufasha uba uhaye abantu ntabwo kuba wabafasha kugira ngo bagire bamenye nyine umukure muri ayo magi aba agezemo igihe nta mafaranga ntiyangize igihe nabwo ubundi ngo mu gifaransa baravuga ngo izi time izimane mu cyongereza izi time izimane ese kanye wigeze wigaho narize ngera nko mu wa gatatu primaire ibindi byose nagiye mbyigira ku gusa ubundi si ukomoka ruguru ya tatu ntuyafite baratubeshyera uvuke Butare atatu yisumbuye ni yawe atatu yabaye ay'abanyakigali ntabwo ari ay'abantu bo hakurya hariya rero ndumva kuri ino nshuro ikiganiro twakigarukiriza aha ngaha ahubwo tukazafata umwanya kugira ngo tuganire tukakirambura cy'amasaha nk'atanu sawa rero nshuti bakunze ba Pare na Marene ndumva twagarukiriza aha ngaha ikiganiro mwumvishe uburyo ki yatangiye kwiyubaka arakora ashaka umugore wa mbere ukamukora wa kabiri wa gatatu ngo natwe icyo tugomba gukora ni ukureba niba koko nawe nta kibazo kirimo kugira ngo abagore nanjye ntabwo ari ikibazo si njyewe ikibazo ahubwo kiba kiri ku muntu nk'uwo nguwo kuko njyewe bitewe n'ingufu mfite nkeya ariko sina nkeya ubu nakoreye ibihumbi kuba ari umuryango w'abantu bakabirya kandi bakanyura twe batatu kuki ibyo bibiri tutabirya ngo tunyurwe mu buzima ikintu kiba gikomeye cyane ni ukunyurwa, ni nacyo gituma umuntu ashisha, ukajya ubona umuntu witungiwe n'amafunguro aciriritse, ibyo twita ibirungo ngo yari ibijumba gusa ukabona arashisha, ariko ubu n'ufata amafi, ufata amafunguro y'ifi ejo bundi inkoko ejo bundi iki, ukabona nasha bitewe n'uwa mururumba wo kutanyura. N'abo babyeyi bacu okay, reka tubirekere aho ngaho, tuzabiganiraho mu kindi kiganiro ibyo ngibyo, kuko ni story ndende nayo yabigiye kuza ikaba tuzayishyira mu yindi story nayo tube tubyihorera. Okay, rero nshuti bakunze ba Pare na Marene, nakagaruka kubazanira abatumirwa bafite ubuhamya bwigisha, tuzakomeza tubibakorere. Kanyonjo rero wakoze kutwitabira ikiganiro cy'uyu munsi. Nakoze kwa Pare na Marene. Turashimira rero na director wacu Onkere Olivier, turagushimiye nawe. Rero Kanyonjo, merci beaucoup. Murakoze cyane.